Karibu ikaze nanone muri studio zacu z'inkuru z'ibihe. So buri gihe turabakunda kandi tubashimira ko muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Iyi rero ni ya series yacu twatangiye. Ni ya series twatangiye turebera hamwe amasomo yo muri Bible, ariko tukagerageza cyane kugaragaza cyangwa se tukayarebera mu jisho ritandukanye n'ibyo amadini akwigisha cyangwa se yagiye atubwira. So mu by'ukuri impamvu tubikora gutyo twakomeje kwitindaho mu mavideyo yatambutse, ni uko hari manipulation nyinshi cyane ziri mu madini. Hari abasoma Bible bayigutsindagira bakubwira ko ari ibintu ugomba kumva, utabyumva ukaba ukoze icyaha. Hari abo muganira basanga mudasengana mukaba mutashobora kuganira kuri iyo Bible, and then hakaba donc itorero ririmo abahanuzi b'ibinyoma, itorero ririmo abahanuzi b'ukuri. Nubwo ijambo rivuga ngo muzababwirwa n'imbuto zabo, muri iki gihe biragoranye cyane. So ubwo rero nk'umusomyi, nk'uwasomewe, nk'ugenda ukurikirana utuntu ku tundi, nifuje ko iyi series twayifata tukajya tureba chapter imwe cyangwa se chapters nyinshi cyane icyo Bibiliya igenda ivuga, by'umwihariko tukibanda ku masituwasiyo agenda abaho mu buzima busanzwe. Twahereye rero ku bintu by'ingo. Tuvuga cyane kuri Adamu na Eva, amakosa bakoreye muri Eden, turayakurura kugeza muri ino myaka turimo. Tubona ko uko bitwaye mbere yo gukora icyaha, mu gihe cyo gukora icyaha, na nyuma yabyo bakadivagusa n'Imana, nabo ubwabo bagatangira inzira y'umuruho. Dusanga ko n'ibyo bintu kugeza n'iyi saha ni ibintu bikiri mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ibintu bikiri mu buzima bw'ingo. So ikindi kintu rero kiba mu buzima bw'ingo, by the way, ntiwumve tuvuga ingo gusa ngo ugire ngo nibyo reka. Bible ni igitabo kinini cyane, kirimo ubumenyi bwinshi. Wabifata nk'ijambo ry'Imana ntakuka, ibyo ni akazi kawe. Wabifata nk'igitabo cy'ubwenge, ibyo ni akazi kawe. And by the way, ngira ngo tuzafata umwanya tubiganireho neza. Kuriya kuntu batwigisha bavuga ngo ni ibyahumetswe n'Imana, ni ibyanditswe na Mwuka Wera, ni ibyagize gute. Hari version ifitwe gihamya. Inkomoko ya Bibiliya ni iyihe? Bibiliya yaturutse, yanditswe gute, yiswe Bibiliya gute? So uyu munsi fata ko Bibiliya bivuga ni nka bibliothèque, ikoraniro ry'ibitabo, ensemble y'ibitabo. Donc ni ibitabo byinshi bihujwe bigakora igitabo kimwe cyiswe Bibiliya. Donc ni umuzingo w'inyandiko, ni umuzingo w'ibitabo. Handitswe ibitabo hariya handikwa ibitabo, mu Bugereki handikwa ibitabo, hehe handikwa ibitabo. Ibyo bitabo byose byaje gushyirwa hamwe byitwa Bibiliya. Ntabwo ari Imana yagiye ngo ibitoragura aho biri ibishyire hamwe, oya, ni umuntu wafashe icyemezo, ni inama yabaye, icyemezo kirakorwa, Bibiliya ibaho. Iby'iyo nama uwari uyiyoboye tuzafata akanya tubiganireho, hanyuma wowe ubwawe uzicara udeside uvuge ngo ese ni igitabo cy'Imana, ni icyahumetswe n'Imana, ni igitabo cy'ubumenyi, n'iki. Uko uzabifata kose ntabwo tubyitayeho. Icyo twitayeho tuzi neza kandi tunahamya ni uko harimo amasomo afasha abantu mu nzira zose, kuva wavuka kugeza usubiye aho waturutse, harimo amasomo menshi. So muri iyi series ya none, muri iki gihe turimo, tumaze igihe tuvuga ku ngo, reka n'ubundi dukomereze ku ngo. So ikiganiro cya none rero, mugore kirakureba, umugabo kirakureba, umusore ufite girlfriend ufite mu boyfriend, mufitanye gahunda ndende, of course, apana bya bindi byo gusharinga, birabareba. Uyu munsi nanone ikindi kintu uza gusabwa ni ugukurikira iyi video ufite mind iri open, ufite
ubwenge bufunguye, umutwe ufunguye, ufite umutima ushaka kumenya, ufite umutwe ushaka kumenya, kumva, either cyangwa se ushobora no gucriticizinga ibintu. Nshobora kuvuga ikintu ukumva si ukuri, ukaba ufite verisiyo yawe ushaka kudusangiza, well and good. Nshobora kwibeshya ku kintu ukumva nibeshye, so well and good. Ariko fungura mu mutwe, kuko n'uba ufunze mu mutwe ushobora kuvuga ngo ndi kwibasira abantu runaka, kandi ntabwo mu by'ukuri aricyo ngamije. Ku nkuru z'ibihe turubaka, ntabwo dusenya, sibyo? Ku nkuru z'ibihe mbisubiremo, turubaka ntabwo dusenya, turaganira ntidutongana, twungurana ubumenyi, ntabwo tugira gute, dushukana. So opening mind yawe. Ikindi kandi, nyuma y'iki kiganiro hazaza ikindi kivuga ku rundi ruhande. Mbaza uti ni uruhe ruhande? Turabimenyereye ko ku bantu bari kwiga umubano, abantu basanzwe babana mu ngo, abantu bubatse, abantu bari muri iyo nzira, bajya bababwira ngo ibiganiro byubaka urugo. Abashakanye baraganira ku bitagenda, ku bigenda neza, bakungurana inama muri finance, mu kazi, mu bumenyi, ibintu byose bashyira hamwe ibitekerezo, bashyira hamwe ibiganiro kugira ngo urugo rube rwiza. Uyu munsi ibyo biganiro batubwira, hari ingo ziri gusenyuka kubera ibiganiro. Baraganira bakajya inama bagiye, bugacya umwe agakora ibi, undi agakora ibi. Baraganira bakajya inama, ikivuyemo umwe akagihirikira ku wundi, n'undi akagihirikira ku wundi. Kubera iki? Kubera ko icyavuyemo ntabwo cyari cyiza. Baraganira, umwe akagira undi inama mbi, abizi cyangwa atabizi, kubera kwikunda, kubera kugira izindi nyungu ze bwite aharanira, bityo ingo zigasenyuka kubera ubwoko bw'ibiganiro bibi. So ushobora rero kwicara ukagira ngo ni akateye, ni abubu, ni iby'ubu, niyo bikiza, niyo bicyaduka, ntibyahozeho. Ibyo bintu tugiye kubishakira muri Bibiliya, kugira ngo ikintu nikizajya kikubaho uyu munsi, wibuke ko no muri Bibiliya cyabayeho, bityo ube watera intambwe zo kugikemura. Dushobora no gushaka tukareba ngo uyu muntu yakoze aya makosa, then iki kintu kigiye kuba muri 2025 mu rugo rwawe, kandi urabizi ko no muri Bibiliya biri. By the way, mujye mwicara munasome Bibiliya, mwungurana ubumenyi, kuko nk'ibintu nk'ibyo ngibyo rwose mwabisangamo. So by'umwihariko rero, iki kiganiro turatinda cyane ku nama mbi abagore bagiye baha abagabo babo. Turatinda ku ruhare rw'umugore, ku kwikunda k'umugore, ku magambo, inama zitari nziza abagore bagiye baha abagabo babo. Harimo aboroheje n'abakomeye. So nakubwiye kandi, nyuma y'iki kiganiro hazaza ikindi kiganiro, kuko iyo dukomye urusyo dukoma n'iki? N'ingasire. Hazaza ikindi kiganiro tuvuge ku bagore b'indashyikirwa batanze inama z'umumaro. Of course, nk'uko byumva, iki ni ikiganiro kiremereye cyane pe. Kiraremereye ku rwego rw'uko kwicara nka facinga kamera nkabikubwira gutya na gutya ni ibintu ntagakoze, ariko kubera uburemere bw'ikiganiro, ni ikiganiro cyansabye gutegura. So nateguye rero, reka dutangire umwe ku wundi. Ndaguha incamake, hanyuma nyuma y'uko umaze kureba video, uze kujya no muri description section hasi hahandi twandika amakomenti n'ibiki, ndaza kuguha imirongo na plan y'uko ushobora kugenda usoma iyo mirongo. Ndabizi ntufite umwanya muremure, ariko uyu munsi ushobora kuguha chapter imwe usoma, kwa kabiri ugasoma indi, kwa gatatu ugasoma indi, nk'iminsi 3 cyangwa 4, nawe ukisomera ugafata kuri ubwo bumenyi bwose, kugira ngo ubone iki? Histoire yose. Kubera iki? Kubera ko hari umurongo uvuga ngo nimutangire ubuntu kuko mwaherewe ubuntu.
hari abantu bakoresha ku karongo konyine kugira ngo bamanipire iki abandi. So ntabwo rero dushaka ko wicara ukintapurita ko twakoresheje akarongo kamwe, oya, ahubwo kubera igihe turarikodinga iyo samari, turaguha samari tugusangiza uko tubibona, and then hanyuma nawe uzafata akanya usome chapter imwe ku yindi. So reka dutangirire kuri couple iri very 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 famous, imbaraga za Samson murazizi, sibyo? So reka mfate karne kanjye nagiye nteguriramo, hanyuma tugende gake gake, sibyo? Mu gihe cy'abacamanza, donc ubwami bwa Isirayeli, nujya muri Bibiliya uzasanga hari igitabo cyitwa Ingoma, hakaza igitabo cyitwa Abacamanza, hakaza n'igihe cy'abami, sibyo? So mu gihe cy'abacamanza rero, urumva ubwoko bwa Isirayeli bwari buyobowe n'abantu, umutware mukuru yari umucamanza. So hariho umugabo, umusore akitwa Samson, akaba umusore w'umunyamaboko cyane cyane cyane. Mama wamutwita, Imana yaramubonekeye iramubwira iti, uwo mwana w'umusore ugiye kuzabyara ntuzigere umwogosha na rimwe, kuko mu musatsi we niho hazaba hari imbaraga zizajya zirengera ubwoko bwa Isirayeli. Mama wamubyaye Samson arakura, ntibigeze bamwogosha, akaraga madrede. Nimba ukunda kureba mu bitabo by'abahamya ba Yehova, by the way bitwa abahamya ba Yehova, ntabwo bitwa abayehova, abahamya ba Yehova. Uzabonamo nyine Samson bamushushanya ikigabo cy'amaboko n'amadrede menshi cyane, sibyo? Then Samson amaze gukura agira n'izo mbaraga cyane, ku rwego rw'uko hari ihanga ry'Abafilisitiya rihora rihanganye na Isirayeli rikabatera buri munsi. So Samson mbere y'uko avuka ngo anakure, Abafilisitiya bari barazonze cyane Abisirayeli. Nuko Samson hamaze gukurira astepinga in. Abafilisitiya batera Samson bavuga inshuro, afata kubitagira gute, kuko yari nyine umugabo umwe, kwa kundi ujya ureba mu mafilime bakubwira ngo ni umusirikare umwe ufite skills, donc ungana nk'igitero cy'abasirikare. Ni umusirikare umwe ushobora kunesha ingabo 1000 cyangwa ingabo 100,000. Ibyo bintu ujya ubibona mu mafilime. So Samson rero nuko yari ateye, we ubwe ku giti cyiwe yahanganye n'ishyanga ryose ry'Abafilisitiya ararinesha. Samson we ubwe ku giti cye yaragiye, intare iramwataka, afata ku kanwa k'intare, afata igikanka cyo hasi n'icya ruguru, intare arayitatamura, arayishwanyaguza. Urumva imbaraga yari afite. And then Samson aza kubenguka umukobwa w'Umufilisitiyakazi utari uwo mu Bayahudi cyangwa se mu Bisirayeli bagenzi biwe, ahubwo ba bantu barwanaga, aza kubonamo umukobwa w'igikundiro mwiza cyane, aramubenguka, barakundana, baba inshuti, boyfriend and girlfriend, yewe baranabana. Nimba barakoze ubukwe, nimba baragiye mu murenge, nimba baragize gute, ntaho byanditse. Kuba bitanditse sinzi ko byabaye cyangwa bitabaye, ariko ikiriho nuko babanaga. And then Bibiliya itubwira ko Delila yaraje, hanyuma bene wabo b'Abafilisitiya baramubwira, tumva rero umukobwa wacu, uwo muntu mubana dore agiye kuzatumara. Shaka rwose ukuntu wamenya ibanga ry'imbaraga ziwe. You understand? And then bagabo mu mubano bababwira ko muganira, mugushanye neza, muganire, muhane inama nzima. Delila si uko yabigenje. Delila yaguyaguye Samson, amufata neza, akajya amwinginga, and then agatangira akamubaza, ariko sheri, imbaraga ufite zose uzikura hehe? Samson rimwe akamubwira, tumva rero, buriya baramutse wenda bambohesheje akarere nka rwa rukwavu, ati baramutse bambohesheje akarere nshobora, imbaraga zanjye ziracika. Delila akaba aragiye yongoreye Abafilisitiya. Abasitiya bakaba bamuhaye akarere, ati genda umubohe. Ubwo ndi gutanga example y'akarere just kugira ngo tuganire. Ubwo bamara kumuboha,
Delila agaca ku ruhande agahamagara abafilisitiya ati nimuze bya bindi mwambwiye kubikora nabikoze. Abafilisitiya baza, Delila akajya ahirengeye agahamagara ati Samusoni byuka abafilisitiya baguteye. Samusoni twa turere akaducamo akaturaba ivu, hanyuma n'abamuteye akabiraba ivu. So igihe kiza kugera rero, Delila arakomeza atitiriza and then umunsi umwe Samusoni umugore yamufashe neza, yamukubise akamasaje, yamushimashimye, araje arongera amubaza cya kibazo. Samusoni ati rero reka nkubwire ariko ntuzabivuge, ibanga ryanjye riri mu musatsi wanjye, muramutse muwogoshe ni ikibazo gikomeye cyane. Delila aba arasimbutse arikojeje abafilisitiya. Abafilisitiya bati uzamucunga asinziriye hanyuma ugire gute umwogoshe. Delila aramwogosha. Amaze kumwogosha, abafilisitiya bateye, Samusoni akangutse asanga yacitse intege, ibanga ry'imbaraga ryiwe riba ryagiye. Kubera iki? Ikiganiro yagiranye n'umugore wiwe cyagenze gute? Cyavuyemo akagambane. Bagore muganiriza abagabo banyu kubera inyungu zanyu bwite. Bagore mugira inama abagabo banyu kubera ko mushaka kubaroha. Ni ukuri ni bibi, ni bibi. So icyakurikiyeho rero, Samusoni baramufashe baramufunga, bamubohesha iminyururu myinshi, bamuzirikira ahantu, bamukuramo amaso, asigara ari impumyi. Baramutoteza, baramucunaguza, nuko abonye ageze ku munsi wa nyuma nibwo yatakambiye Imana aravuga ati Mana, ongera unyumve rimwe, mbabarira untabare, unsubize imbaraga nke cyane zishoboka, nubwo namennye ibanga wampaye, ariko mfasha mporere nibura amaso yanjye. Ako kanya Imana yaramwumvise, imuha za mbaraga. Samusoni anyeganyeza urusengero rwose rw'abafilisitiya bari barimo aho, rubihomboraho, Samusoni apfiramo, abafilisitiya bapfiramo, ndumva na Delila yaraguyemo aho ngaho. Tujye ku mugore wa kabiri w'umuhemu. Turacyari ku ibiganiro mu ngo, tukibanda cyane ku biganiro bibi, inama mbi, inama zo kwinja, inama zo kuroha abagore bagira abagabo babo. Mugabo, nimba warakiriye inama mbi, nimba wararoshywe, nimba warumvise waragambaniwe, ibyo bintu ntabwo bije vuba, si wowe bibayeho, na kera byabayeho, no muri Bibiliya biranditse. Ariko pay attention, tuzagira n'indi video ivuga ku bagore bingira akamaro muri Bibiliya. Umugore wa kabiri rero ni Eva. Twamutinzeho muri video ebyiri zatambutse. Eva yaganiriye n'inzoka. Eva, inzoka iramushuka. Eva ikosa yakoze ni ugutegera ugutwi inzoka. Eva probably yagiye abwira umugabo we ko ibyo amuzaniye, ibyo inama aje kumubwira ari ukuri, kubera ko yari yizeye iby'inzoka yamubwiye. Eva yashutse Adamu adafite izindi nyungu bwite, adafite ikindi kintu agambiriye, ahubwo kubera amakosa abiri. Eva yumviye inzoka atakagombye kuyumvira, aha agaciro amagambo yayo kurusha amagambo yabwiwe n'Imana, amagambo yabwiwe n'umugabo wiwe. Bagore muteye gutyo, mukura inama hanze, mudasoma Bibiliya ngo mwumve icyo Imana ibabwira, icyo Imana ibabwira umumaro wanyu mu ngo zanyu, ahubwo mukajya kurahura amagambo, imibereho, imyitwarire, ubuzima kuri ba bagabo. Babaha lift, babaha ibyo mwita ibyishimo, bafite uko babafata. Muzasenya ingo zanyu, muzasenya abagabo banyu, muzarushya imiryango yanyu mutabizi. Si uko mufite ubugome, ni uko harimo ubujiji, ni uko mwizera bo mutagombye kwizera. So Eva, inzoka yaramushutse, arya ku rubuto, amaze kurya ku rubuto ajya gushuka umugabo we. Kuva icyo gihe ngo mugabo uzarya wiyushye akuya, n'umuryango wawe uzatungwa n'ibivuye mu byuya byawe. Umugore uzabyara bikugoye.
kandi no kwifuza kwawe kose kuzarangirira hehe? Mu mugabo, sibyo? Uzashuka umugabo wawe, uzasenya n'umugabo wawe, ariko kwifuza kuzarangirira ku mugabo. Niyo mpamvu uyu munsi hari abagore batana n'abagabo babo kubera babaciye inyuma, nyuma bakajya baryamana n'abagabo bafite ingo zabo. Ibyo ngibyo tubishyire ku ruhande. Hanyuma rero tujye ku wundi mugore. Ninde? Habayeho umugabo ukomeye cyane, nta muntu utamuzi, yitwa Salomo, umwami Salomo. Umunsi umwe Salomo yararyamye, hanyuma abonekerwa n'Imana. Imana iramubaza ngo nguhe iki, nsaba icyo ushaka cyose. Salomoni abwira Imana ati, urumva Salomoni akomoka kuri Dawidi. And by the way, biratangaje. Kugira ngo Salomoni avuke, Salomoni avuka ku mugore wahoze ari uwa Uriya, umugore witwa Batisheba, nimba mbisomye neza. Kugira ngo Salomoni abeho, ngo nuko umunsi umwe Dawidi yari arimo atembera mu nyubako yo hejuru, mu igorofa ryo hejuru, nuko aza kubona Batisheba umugore wa Uriya ari kwiyuhagira, akamashini karahaguruka, nuko aramutumaho, bararyamana. Baryamanye, Batisheba aza kubwira Dawidi yuko atwite. Nuko Dawidi abura uko abigenza, yibuka ko Uriya ari umwe mu ngabo ze zimukomeyeho cyane, kandi icyo gihe Uriya yari ari ku rugamba arwana n'Abafilisitiya. Dawidi amutumaho ngo amuhaye akaruhuko, kumbi kwari ukugira ngo Uriya aze mu rugo aryamane n'umugore we, hanyuma iyo nda izitirirwe nde? Uriya. Uriya nk'umusirikare wakundaga shebuja, ntiyari azi wagwane, wa mugani wa Airtel. And then aramubwira ati, sinata abasirikare ku rugamba ngo nje mu kiruhuko, nzaza urugamba rurangiye. Dawidi ahita ategeka ko Uriya ajya ku mirongo y'imbere. Ibyo abikora kugira ngo amwexpose, bamwice. Uriya niko byagenze, baramwishe. Bamaze kumwica, Dawidi akukana Batisheba. Akukanye Batisheba, Imana itumaho Dawidi umuhanuzi. Ashobora kuba yitwa Natani, ako sinagacekinze neza, ariko ndatekereza ariko yitwa. Umuhanuzi araza acira Dawidi umugani w'umugabo w'umukire cyane. Ati, yari umugabo ufite intama nyinshi cyane. Ati, umunsi umwe rero hakaba n'umugabo w'umukene baturanye, ufite agatama ke kamwe keza akunda cyane. Ati, wa mugabo umunsi umwe ndumva ngo yarakoresheje ibirori, afata ka gatama ka wa mugabo w'umukene baturanye arakarya. Nuko umuhanuzi abaza Dawidi ati, nyagasani, uwo muntu wamukorera iki? Dawidi ahita avuga ati, uwo muntu akwiriye igihano kiremereye kuruta ibindi byose. Ubwo urumva ni ukunyagwa, ni ukwicwa, ni ugutwikirwa. Nuko Natani ahita abwira Dawidi ati, uwo mwami ni wowe watwaye umugore w'abandi. Icyo Dawidi yahise akora, yarababaye, yambaye amagunira, arihana, asaba imbabazi Imana. Amaze gusaba imbabazi Imana, Imana iramwumva, irangije imuha ibihano bibiri. Iramubwira ati, umwana mutwite ntabwo azabaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, urugamba Uriya yaguyeho, ayo makimbirane azahoraho kugeza ingoma yawe ivuyeho. Nuko byagenze. And then Batisheba noneho aza gukomeza kubana na Dawidi. Wa mwana amaze gupfa, Dawidi amutera indi nda, ya nda ivamo iki? Salomoni. Salomoni aza kuragwa ingoma ya Dawidi. Ni ukuvuga Salomoni yavutse ku mugore ise yamaraniye. Donc ise yari afite abagore benshi, ariko ajya no gutwara umugore w'abandi. So muri iki gihe rero mbitinzeho cyane kugira ngo wumve bya bintu bikurikirana abantu mpaka. So Salomoni rero yamaze gusaba ubwenge, Imana iramubwira ati, si ubwenge gusa nzaguha n'ubutware bukomeye, ingoma zawe nzazikomeza, n'ubutunzi bwinshi cyane. Nta muntu watunze kurusha Salomoni, kuko bavuga ko yari afite abagore barenga 1000. So mu bagore rero barenga 1000 yazanye, harimo abagore bava mu mahanga atandukanye. Isirayeli ikagira imana yayo, ariyo Uwiteka, Uhoraho, Yahwe, ya mazina yose. Gitare, Uhoraho, ubwo twagera mu Rwanda ni Rugaba, ni Rurema,
ya mazina yose nyine twita imana gusa, n'abisirayeli ni uwiteka n'uhoraho, ibintu nk'ibyo ngibyo. So mu itegeko bahawe, basabwe, bategetswe kutazajya basenga izindi mana n'ibindi bigirwamana. So salomo yashatse abagore bo mu mahanga yose, mu bamowabu, mu bafari, donc mu bapagani bashoboka. Muri abo bagore, umugore ashatse akazana n'imana aziwe. So abo bagore rero bahumye umutima wa salomoni, bamwigisha gusenga ibigirwamana. Bamwigishije gusenga iki? Imana zabo. Bafashe umugabo bamukura. So bitandukanye na Eva. Eva yakoze amakosa kubera ubwenge buke. Aba Salomoni bobo babikoze kubera inyungu zabo. Reka imana yawe usenge iyacu, reka imico yawe ukurikire imico yacu. Gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya. Ubakira iwacu, ubakira murumuna wanjye, ubakira mushiki wanjye, musaza wanjye afite ubukwe, turamutwerera kugeza ku rwego rw'uko umugabo ashobora kukubaza ati madamu, ko nta mafaranga dufite, kubona dufite ibihumbi 200 byonyine koko, kavuga ati ati ubwo rero ubukwe bwa musaza wanjye burinde bupfa kandi tubitse amafaranga, yatange. Akayatanga kugeza ubwo umwana atageze gute, atagiye ku ishuri. Gurira mama igitenge, ugasanga mama wawe yambaye neza, ari umugabo wawe umwambika, ari urugo rwawe rumwambika, nyamara nyoko bukwe nta gitenge aheruka gishyashya, nta dukweto. Nyishyurira ishuri, ubona ko nta bushobozi buhari. So nuko abagore ba Salomoni nizo nama bamuhaye, bakuruye bishyira, bamukura, noneho bamukura ku kintu cy'agaciro cyane, bamukura ku mana ye, bamwubabisha imbere y'ibigirwamana kugeza ubwami bwa Salomo burimbutse. Tujye ku wundi mugore ari we wa kane, ni umugore w'umwami Potifari. So muka Potifari, hari akaririmbo, ninde wakaririmbye we? Yanga kuryamana na muka Potifari, harya niwe ninde we? Ni abarundi, ariko ni abarundi baririmbye ako karirimbo. Nimba ukazi neza uze kukatwandikira muri komenti, sibyo? Nimba ari icyo utujede, ntunyicishe utujede, sibyo? Yitwa utujede, n'indirimbo y'abarundi. Niyo bavuga ako kantu ngo nka Yosefu wanze kuryamana nande na muka Potifari. So Yosefu rero yari umusore w'umuyahudi, w'umwisirayeli w'igikundiro. So igihe kimwe rero bene se bamugurisha n'abanyegiputa. Ageze muri Egiputa, aratona cyane ibwami, hahandi umwami yamukunze akamugira sekreteri, akamwiyegereza, donc akaba nimero ya 2 muri Egiputa. Umugore aza kugira gute? Kumukunda, aramuhamagara, ashaka ko baryamana. Nuko Yosefu aramwikura, arabyanga, arirukanka, ariko malchance ahasiga umwitero wiwe ku buriri. Umugore arataka ati amfashe ku ngufu, atamfashe ku ngufu. Nuko bafata umuhungu bashyira hehe? Muri gereza. So ibi specifically birareba ba bagore bafatisha ibyemezo bibi abagabo babo. Umugabo afite ishumi ye y'umugabo basanzwe bagendana, ugendera urugo. Afite umushoferi bamaranye igihe umutwara, afite umuzamu, afite umumotari, gutyo. Then we mugore, kubera interest za sexe, zo gushaka kuryamana n'uwo muntu, uramushutse. Wa muntu aravuze ati oya, sinshobora kuryamana n'umugore w'inshuti yanjye, umugore wa mabuja. Then nyuma y'izo saga, aho kugira ngo ushake ukundi kuntu bikemuka, ushatse uburyo ujya gushyirishamo wa muntu. Witambitse hagati y'abantu babiri, donc uhaye inama umugabo wawe zimufatisha ibyemezo byo guhohotera umuntu, gufungisha umuntu, kurwana n'umuntu, gushyira ubuzima bw'umuntu cyangwa se bw'umuntu n'uwo mugabo wawe
umukangaratete, kongeraho n'umubano. Kubera iki? Kubera inyungu zawe bwite. Sinkunda mama wawe, mama wawe arandoga, mama wawe yagize ati, mama wawe yagize. Kandi ubwo mwapfuye iki? Mwapfuye ko probably yaje akubwira ati, se muko waharuye utu twatsi turaha. Ubwo uba uramututse, umukecuru nawe asaze, niko mubyita. Tuvuga ati uyu mukecuru umuhungu we nabimenya bizaba ibibazo. And then wegereye wa muhungu uramubwira ati, mama wawe bla 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 bla. Uteranyije umwana na mama we kubera iki? Amafuti yawe. Tujye ku wundi mugore mubi 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 cyane, watanze inama mbi. Noneho urumva uwo nguwo Mukapotifari ni urugero rw'abagore bateranya abagabo, bateranya abantu kubera amakosa bakoze. Noneho hari uwundi witwa Yezebeli, we yarenze guteranya aricisha. Urugo rujya inama, baraganira, mugakora n'inama z'iterambere. So ku ngoma rero y'umwami mwami Ahabu wo muri Isiraheli, hariho umugabo witwa Naboti. Naboti akagira uruzabibu rwiza cyane, urwo ruzabibu rukaba umurage w'umuryango wiwe. Ahabu akagira umugore witwa Yezebeli. Yezebeli akaba ari umugore w'umugome cyane cyane, kandi Ahabu akaba ari umugabo w'umukiranutsi, kuko yari umwami wasizwe amavuta n'Imana ngo atware ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Ndi kubivuga uko bivugwa, uko biri, waba ubikritika waba utabikritika, isokeye nuko byanditse. Maybe twazashaka ikiganiro cyabyo, ariko tubifata uko nguko right now, sibyo? And then Yezebeli amaze gukunda rwa ruzabibu, nuko atangira urumva urugo rujya inama, tugura inzu, tukora iki kugira ngo dutere imbere. Nyamara icyo gihe kwa Ahabu na Yezebeli ntacyo bari babuze, kuko bari abantu bari bafite amasambu, bafite imizabibu, bafite abaja, bafite inka, bafite amatungo, bafite ingamiya, bafite intama, bafite buri kimwe. Ariko Yezebeli yifuza rwa ruzabibu rwa Naboti. Nuko agira inama umugabo we rwo kugura urwo ruzabibu. Agiye, hari ukuntu abanyamafaranga birata, azi ko ruzagurwa. Nuko Naboti aramubwira ngo uru ruzabibu ni umurage w'umuryango wanjye, ntabwo rugurishwa. Nta giciro nyine icyo ari cyo cyose nshobora gutanga nyine kuri heritage, umurage w'uwo muryango, ntacyo. Icyakurikiyeho, Ahabu ntacyo byamutwaye, aragenda biganira n'umugore we. Umugore aramubwira ati, noneho mwice. You understand? Mugabo wa fungisha runaka, mugabo wa iba piyese, dore urumuka, iba piyese, iba ibitoki, iba hemuka. Urumva mukicara mu rugo muri kujya inama, ukagira inama umugabo wawe zo guhemuka. Uwo ni umwuka wa Yezebeli, umwuka wicisha, umwuka ushyira abantu mu kangaratete, umwuka ugira inama umugabo wawe gukora amaraso cyangwa gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuridinga mu kubura ubuzima. Then dusoreze kuri Herodiya na Yohana umubatiza. Ngo hari ku ngoma y'umwami Herode, urumva icyo gihe Yohana umubatiza yari ariho, na Yesu Kristo yari ahari, kuko ibyo biri mu ivanjiri. Yohana yaravutse, amaze kuvuka abaho yigisha, bamubaza ngo urinde, akavuga ngo njyewe ntabwo ndi Mesiya, ntabwo ndi umwami, ahubwo ndi utegura inzira za Nyagasani. Yavutse ari integuza. Yohana yabatije Kristo. So nyuma yo kubatiza Kristo, urumva baza kumufata bamushyira muri gereza, kubera ko Herode, umwami Herode icyo gihe yashatse umugore. Amaze gushaka umugore, hanyuma umuhanuzi Yohana Batista aramubwira ngo ibyo bintu ukoze ntabwo byemewe, ntabwo bibaho. Herode aramufata amushyira muri gereza. So igihe yari ari muri gereza, Jesse nakaba gaciyemo, Yohana Batista yarihebye cyane, ariko banza byarabaye mbere yuko ajya muri gereza. Muze kureba mumbwire ubwo yatumagaho intumwa kuri Kristo, akazibwira ngo mugende mumubaze ko
ari we Mesiya twategereje. Nuko Kristo akababwira ngo mugende mumubwire ngo impumyi zirareba, ubwo ni ababana n'ubumuga bwo kutabona, barareba, abamugaye baragenda, abari bafite ubumuga bwo kutumva barumva, mumubwire ibyo mwabonesheje amaso yawe. Donc ni umuntu waganiraga na Kristo mu mvugo za gihanuzi bakumvikana neza cyane. So muri icyo gihe rero afungiye muri gereza, urumva azira icyo kintu cyo gukritika umwami. Umwami Herode aza gukoresha ibirori by'isabukuru yiwe. Nuko wa mugore yashatse yari afite umukobwa. Wa mukobwa araza arabyina mu birori, umwami arizihirwa. Amaze kwizihirwa abwira uwo mukobwa ngo icyo nsaba cyose ndakiguha mu bwami bwanjye. Wa mukobwa arasimbuka ajya kubaza nyina ati ese umwami ko yanyemereye iki, mbigenze nte? Ati genda umubwire, urumva, aguha igihanga cya Yohana Batista ku isahani, kuko uko ubuzima bwa Yohana umubatiza bwarangiye. Igihanga cye cyasabwe n'iki? Cyasabwe n'umwana w'umukobwa kiza ku isahani. Baramubwiye ngo icyo ushaka cyose mu gihugu ndakiguha, asaba igihanga cy'umuntu ku isahani. So aho harimo abagore bangahe? Babiri. Umwana, donc umukobwa na mama we. Umukobwa afite umumama afitanye inzika n'umuntu uri muri gereza, yabaye nka muka Potifari, wa mugani, mwuka w'umuzamo aravugira mu matwi y'umugabo we, umugabo we afunga umuhanuzi, ibyo ntiyanyurwa, and then akurikizaho iki kindi, akurikizaho kwa gutuma umwana, kwinvolvinga umwana muri ibyo ngibyo. Urumva iwanyu mama wawe ntafite igitenge, ukabwira agakobwa kawe genda uririmbire papa wawe, genda akaririmbira papa wawe. Papa ati se mwana wawe urashaka iki? Ati reka mbaze mama. Mama, papa ko yambwiye ngo ndashaka iki? Mubwire ngo iki? Genda umubwire ngo nagurire ikibanza nyogokuru wawe. You understand? So akana nako kakaba karagiye bivuze gutyo, and then bigakorwa gutyo. So iyi pariti irakomeye kuko urumva irinvolvingamo abana, irinvolvingamo abagore, irinvolvinga. So ariko nuko abo bagore bombi bahengereye umugabo yishimye, bakamukubita iki? Inama mbi. Mugabo bakukubise ku musego, baraguseguye neza, hanyuma mu kanya barakubwiye ati rero urangurira imodoka, nta bushobozi ufite, ugiye gufata inguzanyo utazabasha kwishyura, ugize gute? Uguze ya modoka. Mu ngo tugomba kuganira, abashakanye baraganira, ariko siko buri gihe abaganira bahana inama nzima. Uyu munsi twarebye inama mbi zagiye zitangwa n'abagore muri Bibiliya, hanyuma tugenda tubihuza n'ibibaho ku munsi wa none. Mu kiganiro kizakurikira iki ngiki ntabwo kiri butinde, turaza kureba uburyo abantu baganira, ingo ziganira, hanyuma abagore bakagira gutya bagaha inama abagabo babo, cyangwa se ubufasha abagabo. Bya biganiro, umusanzu w'umugore mu kubaka umugabo, mu kubaka urugo ukagaragara. Ndakuraritse kugira ngo rero icyo kiganiro nacyo uzakibone, ukande aho ngaho kuri subscribe, kugira ngo iki kiganiro kigere ku bandi bantu benshi. Ntugende udakanze kuri like, then nibinagukundira ukandaho kuri share, ugishyire kuri WhatsApp, kuri Facebook, ucyoherereza umwe mu nshuti zawe, just one person, biraba bihagije. Ikibazo ufite kitwandikire muri comment, inyunganizi ufite yishyire muri comment, hanyuma fungura umutwe wawe. Ntabwo tugamije kwibasira umuntu, kwibasira abantu, kwibasira igice, oya, tugamije kungurana ubumenyi. Niyo mpamvu tuzakora n'ikiganiro kizakurikira iki, kugira ngo turebe ku mpande zombi, hanyuma dushake balance, sibyo? And then mbere yuko ngenda, ibi biganiro ku badamu
ku badamu bagiye bakora ibikorwa nk'ibi ngibi bitari byiza ku bagabo. Story ya mbere twahereyeho ya Samson na Delila ushobora kuyisanga mu gitabo cy'abacamanza chapitre ya 16. Hanyuma inkuru ya Salomon, umwami Salomon, ushobora kujya mu gitabo cy'abami ba mbere chapitre ya 11. Yezebeli na Ahabu na Naboti ushobora kujya mu gitabo cy'abami ba mbere chapitre ya 21. Then Herodiya ushobora kujya mu ivanjiri, ushobora kujya mu ivanjiri ya Mariko, sibyo? Chapitre ya umutwe wa 6, umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 29. Yosefu na muka Potifari wajya mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 39. Ninde nibagiwe? Ndatekereza nawe. Adamu na Eva ni mu gitabo cy'Itangiriro chapitre ya 3. Ibyo byose ndaza kubigushyirira muri description section y'iyi video, ndanagushyiriraho link ku buryo ushobora gukirika ukajya kuri website cyangwa se kuri Bible ugahita wisomera story zose. Hanyuma rero numara gusoma wibuke ugaruke udusangize ibyo wasomye muri comment section. Nyabona gusangira ubumenyi ni byiza. Ibi nibyo dukora, nibyo tuzobereyemo. Nawe turagushishikariza kugaruka ukajya muri comment ukadusharinga ku byo wasomye, ukaduha izo nyunganizi, ukaduha n'amasomo. Hanyuma rero dukubitane mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Subscribe, like, share, hanyuma comment, and then my friend, Imana ikurinde umurengwe, ikurinde n'inzara nyinshi, kuko ari inzara nyinshi ari n'umurengwe byose birandagaza. Ciao ciao, bye bye. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.